Yes, umugoroba mwiza kuri weho ukunda filime Inzira y'umusaraba. Mureke muri uyu mugoroba noneho turebe abantu batanu bagiye kwegukana bya bihembo by'uyu mwaka wa 2024 mu bantu barebye filime Inzira y'umusaraba bakayirangiza, mbega bakaba barahereye kuri rimwe bakaba bageze naho tugeze ubu ngubu bakiyireba. Ngira ngo kwiyandikisha byarakomeje, mwagiye mwandika muri comment, ese haba hari abandi twaba dutarutse mukaba mwari musigaye nawe utiyandikishije? Nimba utarabikora bikore muri comment kugira ngo ku munsi w'ejo tuzarebere hamwe mu gitondo abo bantu mwese mwamaze kwiyandikisha. Ntago ari byiza ko twatanga ibihembo hari abandi basigaye inyuma kandi nabo babikeneye, bakoze n'ibisabwa, bakurikiranye filime Inzira y'umusaraba kugeza uyu mwanya bakaba bakiyikurikirana. Ibyo byose rero nimba nawe warabikoze, jya muri comment utwandikire utubwire amazina yawe ndetse naho utuye, nimba waratangiranye natwe ubitubwire. Ku munsi w'ejo tuzashinga WhatsApp ya groupe tubabarizemo ibibazo bijyanye na filime, abazabitsinda nibo bazegukana ibihembo by'ubunani ndetse na Noheli. Mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije no kugira umugoroba mwiza aho muherereye hose. Nitwa Nsabimana Jean Bosco. Muri iki kiganiro turi kubona ko Iribagiza ari kumwe na Cyusa. Iribagiza afite akamwenyu, arishimye cyane ndetse na Cyusa. Ubundi abantu bareba filime Inzira y'umusaraba iyi foto niyo bifuza, ibi byishimo Iribagiza afite nibyo bifuza, kuno bicaye nibyo bifuza ko bazicara no mu rugo rwabo ruhire mu gihe bazaba barabanye, kuno niko babishaka. Ariko bigenda bipfa aho Cyusa agenda akora amakosa menshi cyane agatuma Iribagiza aca mu gahinda kenshi n'akababaro kenshi. Ejo bari bashatse gushaka kuzana igitekerezo cyo kwica Iribagiza, dukoze ikiganiro mu byamaganira kure, muravuga ngo Iribagiza aramutse apfuye filime yabipfuye ndetse nimwazongera no kuyireba, niko guhita babikuramo burundu, barabyamagana. Kuburiya rero ikintu mwahagurukiye mwebwe abafana, buriya mufite imbaraga ziruta ibindi byose, icyo muvuze icyo muhisemo nicyo gihita kiba. Ewana ntugashidikanye, iyo utanze igitekerezo cyawe byanze bikunze nicyo twubahiriza. Ubu noneho rero turashaka ubukwe bwa Iribagiza na Cyusa, ariko nanone bidatinze ngo bikomeze muri buno buryo bw'amagambo, bakihutisha ibintu bikava mu nzira. Kugira ngo bino bikorwe rero, ikintu cya mbere tugomba gukora nuko Iribagiza babanza kumuvana muri runo rugo rwo kwa Rugema no kwa Mukanambara, kuko mu gihe cyose ahari tubona yuko nta mutekano na mukeya afite, ndetse bitunguranye twazumva inkuru ko yapfuye kandi ari ibintu bitunguranye. Icyiza rero twasaba Cyusa, kano kanya uri kumwe na Iribagiza nuze kongera kumusiga, kandi ndizera neza ko abakunzi bawe bose muri comment babyanditse bakajya basaba yuko watwara Iribagiza ukamukura hano, iby'ubukwe mukabikomeza nyuma, ariko atakiri muri uyu muryango wo kwa Nkubito ndetse nako atakiri muri uyu muryango wo kwa Rugema. Ubwo rero Cyusa ubyumve neza inama abafana bawe bari kukugira, inama abafana Iribagiza bari kukugira ni yuko wamutorokesha uriya muti ba kamarade bafite bakazawumuzanira mu rugo iwanyu. Abantu mubyumva nkanjye mudufashe mu kirudutima muri comment, babone ubwinshi bwanyu kugira ngo kino kintu tuzakibone ku munsi w'ejo muri episode ya 40. Ngira ngo mwamaze kumva amakuru mashyashya twahinduye yuko filime igiye kugisohoka saa 5 zuzuye, saa 5 z'amanywa, saa 5 filime izajya ibigezeho na kwica amasaha nabindi, kuko mwari musigaye mubona ko bayisohoraga saa 12, hari n'igihe rwose saa 8 bavuze zabananiye. Ubu nimba bavuze saa 5 nabwo tugiye kugerageza turebe ko noneho bazubahiriza igihe nk'uko kamarade yabivuze. Ngira ngo yabasezeranyije ababwira ko bitazajya bihinduka, izajya igeraho ku gihe. Tugiye kubireba guhera ejo kugeza n'indi minsi yose ko saa 5 izajya bigiye. Abantu bishimiye ko filime isubiye ku isaha yayo yajyaga isohokeraho, mu byandike muri comment ababyishimiye. Iyi niyo saha twahozeho kuva kera, kuva igitangira, ni nayo mpamvu babishyizeho kugira ngo dusuzume ba bantu bagomba gufata bya bihembo, kuko n'icyo amasaha tuzajya tukibabazaho uko yagiye ahindagurika n'uburyo mwagiye mubyakira. Urumva rero nicyo kintu cyatumye bino biba byose, no kugira ngo ibi bihembo umuntu uzabitsindira azabe yabikoreye. Iyandikishe muri comment rero tubwire aho uherereye. Nababwiye yuko kugira ngo umwirondoro wawe wose ugaragare biragusaba kubanza gukanda like kuri ako gapfunsi kabanza ukabona kwandika muri comment, nubwo tubona umwirondoro wawe. Iyo utabikoze ugahita ujya muri comment, tubona comment wanditse ariko ntitubone amazina y'uwabikoze, icyo gihe uba wihombeje. Ubwo rero shakisha ibyo byose ubyuzuza ibisabwa byose muri uyu mugoroba. Ku munsi w'ejo nzababwira inkuru nziza
ndetse tunafata amanimero yanyu na konti zanyu kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Bifurije kugira umugoroba mwiza. Nimba wari waracikanwe nawe n'aya mahirwe, tangira wiyandikishe muri comment. Ikindi kubifuza gukina filime, nimero ni 0720365580. Nyandikira nonaha nimba ufite impano yo gukina filime ngufashe birangirane n'uyu mwaka wa 2024 nawe izina ryawe rimenyekanye. Bye bye, umugoroba mwiza.